nanone niwe yakanye ariko se sheri umpoye iki nanone gashirira me nje ntabwo nabashowe ntabwo nzigera mbashowe kandi ikindi urabizi ko na papa wanjye atagukunda papa wawe yakubwiye ko ampora icyo ubundi ako sundi baka uranshaka iki ariko wowe ikintu ndi kumva cyo ushobora kunkunda kubera ikiza kubera ko ari njye musore mwiza usigaye muri kigo n'umusatsi se wagira ngo ni nkoke ry'amagi nakubwiye uramutse yegosesheje uwo musatsi papa wanjye yagukunda wenda nubwo nanjye naragukunda neza ariko se ari umuntu w'umusore nk'utuyuki koko none ugiye kuvuga ko ndamutse ndetse utuyuki wahita unkunda ariko turana nubwo ari n'utuyuki nayo ndi kunywa rwari urwago rwa bitoye ariko uzi ko ari njye mukobwa mwiza muri iki gihugu nutagira vuba ngo mundwanire menye ko nabizi Imana nshaka nutagira vuba ngo mundwanire bizarangira nyegukanye ngomba kwikura ni nanjye kugira ngo nkunde nkwegukane ureke n'utuyuki nyine n'utuyuki nabwo turiko none se nta kuntu twagambana nimba wowe nkunde kuko ura nankundiraga ndanabizi ngewe tukajyana hari iwanyu ukajya kunyerekana urumva nkagenda nambaye ingofero papa wese azabwirwa n'iki ko mfite inyogosho aho utera ubwenge uzajya kwa sobo ko yambaye ingofero ariko uzi ko ari byo koko ntabwo namusuza nambaye ingofero none se ngiye nambaye umupira w'ingofero ahubwo se ukwiye hiyo nyogosho ukazashyiraho nyuma uvuye yajya gutwara none ubwo ngo urambohoye inyogosho nyireke nyikureho ubundi nyuma nzongere nyisubizeho tumaze kuba ubwo se noneho nitubyara abana bo bakazabona afite inyogosho imeze gutyo bo bazavuga ngo ikira nese abo bana bazaba ari papa papa ye wanze iyo nyogosho kuko ari umurokore abana bazaba ari papa ni ukuvuga ngo wowe inyogosho none urayikunda nta kibazo inyogosho uyikureho n'utuyiki byose uzabiri itumara kubana uzabisubira nkuko nabikubwiye ntabwo turari utuyuki bari bashyize mu gacupa k'utuyuki rwari urwagwa rwa bitoki hubwo nese nyiri umuntu w'umusore ngo urwagwa kare byandi kukubwira kandi urwagwa ari umuco wa kinyarwanda nyine nubwo numvise ngo ejo bundi ngo bararuciye ngo n'ikigage ngo baragiciye ntabwo se buranzabaho gutera kuko numvise ngo urwo ikigage baragiciye njye nkurikiza umuco niyo nyogosho se iyi nyogosho ni zimwe zo kubwa rwabugire ahubwo se ngabe reka nkubaze buriya musaza wawe yiyogoshesha gute nkuko njye nabikubwiye ngabe inyogosho yanjye ntabwo nayikuraho bizatuma nambara umupira w'ingofero ariko inyogosho yanjye iguma ukazimarega numvise ko unayikunda wowe tuvugishije kuri uriya mukobwa asibye kubeshya yaguhaye iki ku buryo wirirwa umwirukanka wabuze abandi bakobwa uvugisha wabuze abandi bakobwa watereka wirukanka cyambere cyose ni mubi si mwiza ateye nabi uriya mukobwa yenda pe sindi kumukwangisha kugira ngo muterete uri kumva ariko uriya mukobwa nkugiriye inama wamurika ko si mwiza nubwo iwawe yenda tuvuga ari abakire ndabizi neza kera wari uzi gutereta sibyo ega nansubiza amana kera wari uzi gutereta sibyo kera wari uzi gutereta ubu ngubu tuvugisha ukuri uretse kumbeshya uriya mukobwa yaguhaye iki ku buryo wakirirwa umwirukankaho iwabo uko mbizi neza ahantu nigeze nca nsanga ari kukuvugaho none ndamubaza se kuki mwe muri kuvuga kuri Bakame arambwira ati uriya muhungu rero Bakame njyewe nakubeshye nkubwije ukuri njyewe papa wanjye ntago amukunda ndamubaza sa amwangira iki niba atamukunda ngo ni umusatsi afite ngo yateretse urusatsi rumeze nk'urw'injwiri numva nyine ari kuguserezamo ukuntu mpita nigena bataha ntabwo nakiva mu bintu by'abantu bakundana ntabwo ubeshye ariko uriya mukobwa n'umwe rukumbi nakunze nubwo nzi gutereta bwose ukunze kera ntabwo ariko nari imeze rega ndi gukura nose nzaguma muri biriya byo kurirwa nirukaho abakobwa buri munsi nciye ku umukobwa aratambutse mutambutseho umukobwa agiye hariya muhiseho ibyo nibyo nzagumamo se kuba wenda baba banyangira ko niyogoshesha gutya pe birumvikana da ariko se urimo urangira inama yo kumureka ari wowe nshuti yanjye nari mfite urabura kumbwira uti nimpatirize wenda ndebe ko ntazamwegukana nawe uri kumbwira ngo nimureke wenda mbwira uti ahubwo ngenda wiyogosheshe ubundi umukobwa umwegukane kuko uriya mukobwa ndamukunda wenda ameze nk'ikirara ndabirumvikana ariko se nimureka nzakura hehe uzamunshakira reka nkubwire Bakame ngiye ntakubeshye nkubwije ukuri yenda simvuze ko nzamugushakira pe ariko mureke
kuko uriya mukobwa nta cyiza cye ntanabisubiramo. Uriya mukobwa nta cyiza cye, nta cyiza cye. None se ikibi cye cyo ni iki? ikibi cye se ikibi kirega ni wa muntu ukunda abasore cyane, kandi nanone ngiye ikintu nabonye cyo sana gukunda. Ibyo byo ushatse kumbwira twaserera. Uramukunda pe ndabyemera, ariko we ntago agukunda kuko aramusa gukunda. Ntago yajya agenda ahobera ibintu imyanda ku ruhande hose, ariko uzi kugira ngo ugende uhobere yive n'ukuntu umuzi. Ahubwo se wavuze ko ahubwo yanambwiye ngo nindeba nabi ngo nzasanga bamumpera ngo turi kumurwanira turi abahungu benshi, rega kanabimbwiye. Sibyo navuga. Ariko ntacyo. Sibyo navuga. Ariko ntacyo. Ngomba kuzamurwanira nubwo wenda ndi umukene, ariko nzamurwanira mwereka ko mfite urukundo rwa nyarwo. Mugiye inama rero ngiye ya Kigali nakubeshye, mugiye inama ati wanamureka. Ngiye nicyo kintu nanje kukubwira muvandimwe, nicyo kintu nanje kukubwira, sibyo? Mugiye inama wamureka bakasi inkwanga pe, nako mugiye inama wamureka. Ngiye reka nigene nibyo nanje kukubwira, ngiye nigiye ku kazi, abizi ngiye nkora akazi k'umugoroba, umugoroba urageze reka nitaye. Gusa nkugira inama, ikibazo si uwo musatsi wawe, ikibazo nuko aguca inyuma, agenda yora ibintu utamenya. Mbega ni umukobwa se namuvuga gute? Umva igende nta kibazo. Igende utansesereza. Oya ntabwo ibyo uguseseza, wowe bitekerezeho. Nubitekerezaho ukumva ibyo nakubwiye nibi, umamagara kuri phone umbwira, uri kumva? Sawa. Kushaka kunura urugisha iki kikugenza hano? Ntabwo igira nitambukira Njya hehese anga ni kwa cyangwa ni kwa sowana gahunguka amenyo wagasaza sazira ubusa wa mugabo. Hello. Uri muraziranye se? Sheri, reka tuzasubire ejo. Garuka hano.